wikwikora umutwaro urani necessary. Iyi si irimo ibigeragezo byinshi cyane. Wowe kubera ko mbonye ejo bundi ntabwo uzanshyiraho umurongo wo kubaho. So hari contradiction between who I am, who njyewe wondiwe, and who other people want me to be. Uko banshaka nuko meze. Ntabwo nshyiriraho umurongo ukuntu ngomba kubaho, kandi mfite vision yanjye, mfite dreams zanjye, hari uburyo ki ngomba kuzigeraho. So wowe rero ntabwo, niba ushaka ngo Jola ajye agenda aseka ameze gutya mu muhanda, ntabwo bizavamo. Niba atari ibyo byanjye ntabwo bishoboka. Sinakuraho uko abantu babona ibintu, sinitegeko ko twese tubibona kimwe, kuko the world is just ups and downs nyine. Ntabwo rero twavuga ko ntabwo buri muntu agomba kubona ibintu n'undi muntu. So ubu rero uburyo ki ngiye mbyakira, one, ndabizi neza ko sitegeko ko numva ikintu kimwe n'undi muntu. Ikindi wanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina. Icya gatatu, as long as I know what I'm doing, nzi icyo nshaka gukora, mfite intego yanjye ndimo kuzigeraho, wowe komeza uvuga uzavaho wenda ube n'umufana, cyangwa se nutaba n'umufana nibikureba. Si itegeko, kuko ikintu ngerageza ni ukugira ngo nitandukanye n'ibyo abantu bamvuga. I create a different brand from what people think I am. Wikwikora umutwaro urani necessary. Iyi si irimo ibigeragezo byinshi cyane. Kuki ushobora kwikora umutwaro wo kwanga umuntu udafite icyo agutwaye, udafite aho mwahuriye, ikiremwa muntu ukagira ishyari gusa ukamwanga tu. Try to release unnecessary burdens, you know. Nta muntu uzatura nk'umusozi. Twese ngo Imana yaturemye ni inatwisubiza. Mu by'ukuri abantu icyo tugomba kumenya ni uko nta muntu uzatura nk'umusozi. Buri muntu agira igihe cye, igihe kizagera Imana imwisubize. Navuga ko tugomba guca bugufi tukabana n'abantu neza. Bajya bavuga ngo there is one mantra that I believe in, it is the open hand palm. Ikiganza cyatanze kiranakira. So twige kubaho mu buzima duca bugufi. Niba ufite icyo utanga cyakunga mugenzi wawe, ugitange. Tubane neza mu mahoro tu, naheza hise.